Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza nizera ko umeze neza cyane guys. Ndababwira ati nyaboneka burya wabyanga wabyemera nutemera urukwavu yemera ko ruzi kwirukanka cyane. Rero bamwe basize u Rwanda bavuga bati ntaho ruzagira nyuma y'imyaka 32 ishize. Reka mbabwire ko ubu ibintu byahindutse rwose, inyubako z'agatangaza ziri kugenda zizamurwa mu mijyi imwe n'imwe. Aha rero mpagaze ntabwo ari Kigali, ntabwo ndetse ari na Dubai, ahubwo iyi nyubako iri kuzamurwa muri kamwe mu turere twunganira umujyi wa Kigali. Iyi nyubako rero y'ubucuruzi iri kuzamurwa muri kamwe mu turere twunganira umujyi wa Kigali, hani mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Huye. Rero Huye ngira ngo abenshi barayizi cyane cyane ku birebana n'uburezi, kubera yuko ni hamwe mu hari kaminuza nkuru y'u Rwanda, imwe muri kaminuza yareze benshi, imwe muri kaminuza yareze abakomeye muri iki gihugu, ndetse imwe muri kaminuza yareze muri bamwe bataye iki gihugu, imwe muri kaminuza kandi yareze muri bamwe by'umwihariko bahemukiye iki gihugu. Ariko kandi nubwo hari abahemukiye iki gihugu, nakubwira ko uko iminsi ishira indi igataha niko ibikorwa bitandukanye bigenda byongera kuzamurwa nyuma y'ino myaka igera kuri 32 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda. Ahangaha rero ngira ngo murahabona, reka mbanze mbatembereze. By'umwihariko iyi nyubako mbereke ni imwe mu nyubako za mbere zubatswe mu ntara y'Amajyepfo, cyane cyane zigiye gukorerwamo ubucuruzi. Navuga ko ubucuruzi nyuma y'uko iyi ntara y'Amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Huye, abaza ahantu hitwa mu Cyarabu, ngira ngo urabona twerekeza muri iki cyerekezo, ukareba iriya nzu iri hirya, ugakomeza aho izi modoka ziri kwerekeza, ni mu cyerekezo cyerekeza rero mu Cyarabu. Abantu babaye muri Butare kera cyane, nakubwira ko iyi mihanda bayizi, harimo imikoki, harimo imigunguzi ku buryo kubona uko ugenda, kubera amazi yabaga yuzuye mu binogo, cyane cyane byari bigoranye. Ariko reka nkubwiye ngo amateka yarahindutse papa, amateka yarahindutse. Inyubako muri kureba ni imwe mu nyubako zigezweho muri uno mujyi wa Huye, igiye kuzura cyane. Navuze nti reka mbanze mbatembereze, nyaboneka mwe mwigize ngo ntaho bazagera, mu gihugu ntaho cyavuye, nta naho kijya. Bamwe bati u Rwanda ruyobowe nabi, reka nkubwire ko uru Rwanda mureba, nyaboneka uru Rwanda mureba imyaka ibaye 32, ariko impinduka uko zagiye zigenda ngira ngo namwe amashusho arabihera. Zimwe mu nyubako navuga ko zari nziza mu mwaka w'1994 ni Bâtiment Centrale yari muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko kandi iyi Bâtiment nubwo yizemo bikomerezwa ndetse kigamo bamwe mu bagiriye uruhare iki gihugu, ntabwo nabura kuvuga ko hari na bamwe bayisemo bahemukiye u Rwanda, bakagaragara mu bwicanyi bwakorewe abatutsi 1994. Ariko kandi ayo mateka ntabwo Abanyarwanda, nyuma y'uko habaye urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye ku ya mbere Ukwakira 1990, rutangijwe n'izari ingabo za RPA Inkotanyi. Urugamba rero rwatangiye bikaza kurangira 1994, nyuma y'imyaka myinshi rwose. Ubutegetsi bwari buyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana butegura jenoside, bwaje kuyishyira mu bikorwa maze guhera ku itariki ya 7 ukwezi kwa 4 1994 biza kuba rurangiza, ubwo indege yari itwaye Perezida Habyarimana yahanurwaga ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1994. Bukeye bwaho rero jenoside yahise itangira muri bimwe mu bice. Ariko kandi RPF Inkotanyi rero ntabwo nyuma yo gufata igihugu yicaye ngo usinzire, ahubwo yashatse uburyo ki yakongera gusana ibyangiritse, kongera kunga Abanyarwanda, ndetse no gukora ibikorwa bitandukanye bigamije kongera guteza igihugu imbere. Muri bimwe rero byagiye bizahurwa harimo n'ubucuruzi, harimo kandi uburezi, harimo kandi icyo navuga imihanda. Ahangaha muri kureba iyi kaburimbo rwose mu byo ari gutambukamo, iyi kaburimbo iri mu nshyashya mu karere ka Huye. Navuga ko rero bitangaje kubona inyubako nk'iyi ngiyi nyuma y'iyo myaka, nyuma y'uko inzu nyinshi zari zarasenyutse, iz'ubucuruzi zigasenyuka, iz'abantu ku giti cyabo zigasenyuka, umujyi warangwagamo hoteli, navuga ko ari hoteli ebyiri, ariko kandi ugasanga ziranywebwamo n'abami ndetse n'abari bifite icyo gihe, aho baciraga imigambi misha. Ariko kandi ubu noneho umujyi nk'uko mubireba
reka mbanze mbatembereze kuri iyi nyubako muri rusange. Iyi nyubako rero ifite parikingi ku buryo bashobora guparikamo hafi imodoka zigera ku 150 zirenga, ndetse n'inyubako ifite ibyumba birenga hafi 400. Birumvikana inyubako rwose navuga ko igendanye n'igihe ikorezwa muri aka karere ka Huye. Reka rero mbatangize ahangaha ihera, aha ni kuri hoteli bita Casa Hotel. Ni hoteli iri imbere y'icyitwa Ex-Rectorat, ni hamwe rero mu ho kaminuza n'ubundi igera. Hanyuma ukaza ariya ni amarembo, hari ahantu muri kureba ruriya rugi cyangwa se portaye, hariya habamo moteri ya Casa Hotel. Hanyuma rero ngira ngo murabona kiriya cyapa ni igishushanyo mbonera cyerekana uburyo ki muri rusange inyubako iniyuzura izaba isa. Urabona ko ari byiza. Hanyuma kino cyapa dusa nkaho twateye umugongo, ni icyapa kiriho ibyerekezo, kimwe cyerekana ku Kanyaru, ikindi cyerekana Gisagara, ikindi cyerekana nyine ukomeza ugana Nyamagabe. Aha rero ni hamwe mu hari kubakwa iyi nzu, navuga ko bitangazwa ko mu kwezi kwa 12 izaba yamaze kuza ku buryo abambere bashobora gutangira kuyikoreramo. Iyo utembere rero umujyi wa Huye, ngira ngo ukinjira kuri Musée National, icyo bita ethnography cyangwa se inzu ndangamurage y'u Rwanda ibarizwa hano muri aka karere ka Huye. Ikintu cya mbere kandi uhitungurwa ni gare ibarizwa muri aka karere, ndetse n'izindi nyubako zagiye zizamurwa. Wakata gatoya usibye stade nziza iri kuhubakwa ndetse yanahubatswe kandi n'ubu igisanwa kugira ngo ibashe kugera ku rwego mpuzamahanga. Murabona rero iriya ni howo nizamuka abantu benshi batinya, yari ari kugenda ipakira muri za howo zikorera ibitaka kugira ngo nyine aha hantu habashe kugira isuku. Iyo uzamutse rero kuri stade nta kindi uhita ubona inzu ya FPR, ingoro ya FPR Inkotanyi. Ni inzu nziza cyane, nayo yatwaye amafaranga atari make arenga hafi miliyoni 200. Hanyuma rero waza ugaherekeza mu mujyi, hari inyubako nyinshi zagiye zizamurwa, birumvikana zose zigamije kuyutaka ndetse no kugira uno mujyi mwiza cyane. Abantu rero bazi mu Cyarabu, nabo ko mu Cyarabu ubu nyuma y'ino myaka 32 hongeye kuvugururwa, n'ubwo wenda hakiri hamwe mu ho bakiri kubaka, ariko kandi inzu nk'izi ngizi nizo ushobora gusanga muri uno mujyi wa Huye. By'umwihariko nagukumbuza rero, nimba udaheruka mu Rwanda cyangwa se udaheruka mu ntara y'Amajyepfo, reka nkubwire ko iyi nyubako ni hamwe nakwita ko ari mu iguriro cyangwa se muri stoke izaba ibitse byinshi cyane kurebana n'ibikorwa by'ubucuruzi. Abambere bamaze gufatamo imyanya, rero ni kampani yahuriyeho n'abashoramari by'umwihariko abo mu Rwanda bagamije kongera kuzamura umujyi wa Huye ku ruhando mpuzamahanga, ariko by'umwihariko ku ruhando rw'u Rwanda. Kugira ngo rero iriya ni hoteli, murayibona nayifotoye ku ruhande ruriho igice cy'ubucuruzi. Hirya hari icyapa ntabwo nigeze amafotora, kugira ngo mbereke inzu y'agatangaza iri kugenda nyine izamuka muri uno mujyi wa Huye. Nyaboneka nuhatemberera ntuzagende, cyangwa se nugera muri Huye ntuzatembere ngo ugende utageze kuri iyi nyubako ubashe kureba. Usibye hari n'isoko rya Huye rikuru, icyo twita Huye City Complex Market, naryo ni irindi soko navuga rigezweho. kandi hari isoko ribarizwa mu Rwabayanga hari hazwi ko ari ahantu hamerwa imyanda hari icyo, ariko noneho uyu mujyi nyaboneka njye navuze ndavuga nti iyi nzu ntayiberetse nta kintu naba mbamariye, naberetse iki gikorwa remezo kiri kubakwa. Nyaboneka iyi nzu y'akataraboneka iri kubakwa muri Huye, nta kintu naba mbabwiye. Nyaboneka ndavuga nti ko byagenda kose nawe ntekereza ko iyi ari inzu izagushimisha. Nimba uri umuturarwanda uri muri Huye cyangwa se uri umuturage wo muri Huye, ntekereza ko iyi nzu usibye no kuba utayikuramo, ariko kandi ni inzu ishobora kuzatanga akazi ku batari bakeya. Niyo mpamvu rero igihugu navuga ngo Nyaboneka gifite umutekano, kiba cyubaka ibikorwa remezo nk'ibi ngibi kugira ngo abaturage bazabashe kubona aho bakorera ibikorwa byabo bigiye bitandukanye. Ubwo abandi bari mu mahanga ya kure bavuga bati u Rwanda nta kigenda, u Rwanda ntirwubatse. Aha ngaha ntabwo ari Kigali papa, aha ntabwo ari Kigali, uyu bayita Huye City cyangwa se Butare City Southern Province. Banza uharebe urebe iyi nyubako, reba uriya muntu nawe byari byamucanze avuga ati iyi nyubako noneho ko mbona nanjye bitoroshye cyane ra. So aha rero murabibona kuva mu Cyarabu ugera ku bitaro bya kaminuza CHUB hose hakaba harimo kaburimbo, navuga ko ibintu byose biri ku murongo.